Bakunzi babigerezo TV nk'uko mubibona turi mu karere ka Nyamasheke uyu munsi niho nabagiriye. Ntibisanzwe twahasanze umusore ndagira ngo atangire abibwira, ngira ngo murabibona ko afite ibishishwa by'ibitoki murabibona. Uyu mugabo ni umusore kandi murabona ko ari umusore mwiza cyane. Ni umwe mu basore birwanyeho, ni umwe mu basore bazi gukora. We ntagira isoni zo kuba nubwo afite ubwanwa ariko ntagira isoni zo kuba yakwambara bote akajya mu masogorore y'ingurube. Musore turagushuhuje. Watangira wibwira abakurikiye Bigerezo TV. Nitwa Nsabimana Jean Claude, ni mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Kanjongo, intara y'Uburengerazuba. Yego Nsabimana, twamenye amakuru kuri umusore ufite imbaraga zo gukora kandi nta kazi nakamutinya, bituma duhaguruka i Kigali kugira ngo tuze kugusura hano mu karere ka Nyamasheke. Ni iki uyu munsi wa none wowe wabwira abantu, ni iki cyagutinyuye kuba umusore nkawe ufite ubwanwa, kuba watinyuka? Dore tugusanze ufite ibishishwa mu ntoki, uri kugaburira ingurube amatungo yawe y'ingurube, ufite ubworozi bwiza cyane. Uraza kumfasha tujye mu kiraro nimba mwatwemerera, hanyuma twereke abantu amatungo yawe ibyo tuvuga kugira ngo banabimenye. Nari nkubaje ngo ni iki cyagutinyuye kuba utatinya kujya mu busyogororo nk'umuntu w'umugabo ufite ubwanwa? Gutinyuka nta kindi, ni uko umuntu aba afite ikintu ashaka kugeraho. Iyo ushaka kugeraho uba ufite n'icyo ugomba gutanga. Gutanga nta kindi ni imbaraga n'umwanya, ubundi ukavuga ati ntangire ikintu runaka, wenda mu gihe runaka kizambyarira ikindi. Bigatuma kubera ufite ya ntego, ufite target ushaka kugeraho, bituma udacika intege, uhora iteka urangamiye ya ntego yawe. Ko hari abasore se benshi cyane ubona badashaka gukora, mbese ukabona ibyo barimo ntibabishaka, mbese ukumva ntibindeba ngo kubera ko afite ubwanwa, kubera ko ari mwiza, kubera ko ngo yize, ngo ntashobora no kuba ngo waba bamubwira akantu ngo agakore kandi ari imbaraga z'igihugu. Amashuri rero, buriya amashuri, ubwenge dukura mu ishuri ntabwo biba bivuze ngo uzagenda ubona akazi mu biro runaka, nuko nako kabonye ari byiza, ariko abantu bakwiye guharanira ahubwo ko baba ababosi babo, kugira ngo ugire umubosi runaka, ubwo ukaba uri umubosi ku giti cyawe, aricyo bita self employed. Icyo gihe rero nk'amasomo twakuye mu ishuri menshi, ibyo ngibyo yarabituhuguriraga, akabitwigisha, kumva ko nawe ugomba kugira ikintu cyawe ukora, ku buryo kwa kundi nawe ahubwo aho kugira ngo usabe akazi ahubwo wagatanga. Wari uvuze ngo self employed, ni uvuga ngo nawe waciye mu ishuri? Yego narize. Rata nkabibona, burya umuntu wize ntajya atinya akazi ako ariko kose. Rero nyemerera tugere mu kiraro, unyereke iyi poroje yawe. None se inshuti yanjye, iyi poroje wayitekerejeho ute, gutinyuka nk'umuntu wize ukavuga ati reka nkore umushinga nk'uyu w'ubworozi bw'amatungo? Ndahabona ingurube, munyemerere dukomeze tugendane. Umugabo rwose afite amatungo meza, niko ndabona ufite amatungo. Izi ngurube se watekereje ute kuba wakora umushinga nk'uyu? Ingurube ni umushinga ntabwo zigoye kuzitaho, kandi ikindi zunguka vuba. Uburyo ingurube iyo wayitayeho neza ijya kugira umwaka iri gutanga umusaruro, yabwaguye ifite ubwana. Urugero nk'iyi ngiyi ifite amezi, igenda kubwagura kandi ntabwo iragira umwaka. Bivuze ngo izagira umwaka ifite abana iri konsa. Ntabwo iragira umwaka? Ntabwo iragira umwaka. Ufite ingurube nziza wana, umushinga ni mwiza rwose, ariko ntekereza ko iyi se ko ari igisore wamba. Iyi ni inzungu? Ni inzungu. Nayo iri hafi kubwagura? Nayo iri hafi kubwagura. Arya babyita kubwagura? Babyita kubwagura, abandi kubyara, Kinyarwanda kiricyo sinzi ari ikihe. Babyita kubwagura, habyara inka akabyara n'umuntu. Iyi ibwaguye vuba? Ibwaguye nta mu gitondo, ibyana 9. Sikuri umukire wana burya. Bizoza. Dore hari n'indi wa. Iyo nawe yabwaguye mu cyumweru gishize, mu minsi ishize iri ku cyumweru 2.
nagize amatsiko yo kugira ngo menye izi ngurube zose kuzigaburira ntibiguhenda, mbese bigenda gute, ubu ubasha kuzihaza zose? Umuntu aragerageza akagira ibyo yigomwa nyine kugira ngo zibeho, kubera ko afite icyo aziteze mu minsi iri imbere. Ndabona ko ufite n'abandi bantu mukorana muri uyu mushinga, mukorana akazi ku kazi. Musore muri aho neza? We bakwita ndetse Karisite. Abanzi neza bazi Karimu. Karimu. Karimu, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Turagushuje nawe. Nanjye ndabasura. Muri abasore beza, muri abasore bafite imbaraga, muri abasore badatinya gukora. Njye nabonye rwose muri abantu beza. Ni iki cyabatinyuye kuba mwakora akazi nk'aka kandi muri abasore? Icya mbere ni uko dufite icyo dushaka, kandi buriya iyo ufite icyo ushaka birakorohera cyane kugira ngo uharanire kukigeraho. Yego. Iyo dufite icyo dushaka iterambere, kandi twasanze buriya buri kintu cyose wakora cyakugirira umumaro kandi ugikoranye ubushake. Yego. Niyo mpamvu twafashe gahunda yo kuba twakorora ingurube, nubwo abantu benshi harimo ababifata nk'imirimo igayitse, abantu bagiye mu ishuri usanga turi kugaburira ingurube, turi kujya kwahira, ukabona ni ibintu bigayitse, ariko akazi kose kakubeshaho, kandi ntabwo abantu twese twigiye kugira ngo tugire ibiro. Nawe wagira ibiro byawe, ibiro byacu ni ibi ngibi. Muzagera n'ibindi, urabona mwateye imbere, muzagera n'ibindi. Niyo gahunda tuzagira n'ibindi birenze, kandi bivuye kuri ubu bushobozi twakoresheje butari na bwinshi cyane. Karimu, ndagira ngo mbashimire cyane, ariko kandi muri uyu murenge wanyu ntekereza neza ko muri abantu mushobora kuba muzwi. Izi ngurube zanyu iyo zimaze kwigira ejuru murazigurisha? Yego. Ubu ngubu ikibwana kimaze kugira amezi 2 kiba kimaze gukura, abantu batangira kuza kubireba bakajya kubyorora, hari n'abajya kubyoroza abandi. Yego. Ubu ikibwana nangahe? Ikibwana iyo kimeze neza rwose ni 50. Ikibwana cyiza, kimwe cyiza kimeze neza, cyonse neza nyine. Harimo agafaranga wana? Barimo, kimwe nuko natwe tuba twashyizemo andi atari makeya. Yego. Reka dushimire abantu badukurikiye kuri Ubigireho TV. Wa musore wanjye agiye he? Musore wanjye, nagira ngo uze tugire inama urubyiruko. Niki mwagira inama nk'urubyiruko rwanga gukora rusuzugura? Nk'ubu mwambaye bote, muri abasirimu, nabakunze, muri abasore, mufite muri beza, kandi icya kabiri cyongeyeho murabona ko mufite imbaraga. Hari abasore hanze aha, hano iwanyu muri Nyamasheke, ndetse si hano Nyamasheke gusa, ari igihe ngenda ntembera ugasanga abasore ku muhanda badashaka gukora. Si n'abasore gusa, hari abantu bitwa abasongarere. Umuntu akanga kuba yajya no gukora ikiyede, akumva ko azategeka, kubera ko ngo yize, ngo arategereza ngo akazi ko mu biro. Mwababwira iki? Kwihangira umurimo leta itubwira ni iki? Akazi k'ubundi nk'uko natangiye mbivuga, ikintu cyose ni uko ufite ikintu ushaka kugeraho. Yego. Ikintu ushaka kugeraho, ufite intego, ufite tageti zawe ushaka kwacivinga, ntabwo utinya ikintu icyo ari cyo cyose, mu gihe icyo kintu kiba kiguha amafaranga cyangwa se kiguha umusaruro runaka. Kuba twafata inisiyative yo kuvuga ngo tworore ingurube, si uko nta bindi biba bihari wenda, ariko icyo gihe nicyo umuntu avuze ngo reka mpere kuri iki, wenda nzagere no ku kindi runaka mu gihe kiri imbere. Ugasanga rero yaba intangiriro nziza uramutse ubyitayeho, ukabiha umwanya wawe ndetse n'ubushobozi bwawe, kugira ngo mu gihe kiri imbere runaka uzagire icyo ugeraho. Inama rero natanga ni uko buri muntu wese ufite intego ashaka kugeraho mu buzima agomba gutangira ikintu, iyo cyaba gitoya, uko iminsi igenda iza cya kintu kigenda gikura. Na Yesu ngo yabwiye umuntu namubaza ngo ufite iki ngo mpereho. Rero ni ukuvuga ngo nshobora kuba mfite nk'izi ngurube, ejo nakegera sako nkavuga ngo mfite amatungo nshaka wenda kwagura, mfite ubworozi nshaka kwagura, bakaza bakareba, bamara kureba bakampa amafaranga, ariko ntabitangiye urumva ko ntabona icyo mperaho. Ubu nk'iki gihe kubona amafaranga muri banki biragoye ku rubyiruko cyane cyane, kubera ko nta ngwate tuba dufite. Ariko iyo watangiye agashinga nk'aka ngaka, niba ushobora kugaperezanta muri banki runaka cyangwa se muri koperative runaka, kwaguha amafaranga, ukwagura bya bindi ndetse ukagera no ku bindi. Murakoze cyane. Karimu, urakoze cyane. Wowe wabwira iki urubyiruko rwanga gukora kandi hanze ha rwose imirimo irahari, umuntu yatekereza? Burya kubura akazi kubi ni mu mutwe. Icya mbere nababwira ni ukubanza bo ubwabo bakisobanukirwa, akamenya ngo ese ndashaka iki, ndashaka kuba nde. Namara kubimenya, icyo gihe azatinyuka gukora icyo ari cyo cyose.
dutangira uyu mushinga twatangiriye ku ngurube ebyiri, Mm. ariko uyu mwanya urabona ko ibiraro uko Neza. byasa kose hari n'izindi zari zimaze iminsi zigiye, Mm. nubwo n'ibiraro byahenze cyane ariko uko byasa kose Mm. ntabwo twacitse intege, kandi dufite icyizere cy'uko bizakomeza bikagera no ku rundi rwego. Ikindi nababwira ni uko buriya nta kazi na kamwe katagira icyo kakugezaho, Mm. haba korora ingurube, haba korora inkoko, Inkoko. haba n'isunguru wazorora kandi ukagira icyo ugeraho. Mm. Cya mbere nibatinyuke, dutinyuke dukore kandi ibyiza biri imbere, Mudateze amaboko tudateze ababyeyi. amaboko ababyeyi, nubwo nabo dukeneye imbaraga zabo, kuko ndanabashimira cyane kuko rimwe na rimwe baradufasha. Hari igihe kigera amafaranga akadushirana yo kugura ibiryo, ukaba wamubwira ati waba mpaye nk'ibihumbi 20 aho, Mm. gutyo bakadufasha. Ababyeyi batuba iruhande, ariko twaberetse yuko natwe dufite ubushobozi bwo gutinyuka tugakora. Yego. Buri mubyeyi umuntu agufasha, na Kristo yabaze ngo ufite icyo impereho. Mm. Ni ukuvuga ngo iyo ufite icyo wakoze kitari mu mutwe, imishinga abantu benshi iri kubapfira mu mitwe, Mm. ugasanga afite imishinga yo kuzagera ku bintu byinshi mu mutwe, ariko iyo utangiye akantu nk'aka ngaka bituma nta yindi ugenda uyitekereza kandi ikaba yageraho. So reka mbashimire rero mu bantu bari dukurikiye kuri Ubigireho TV, kandi aba basore n'abasore njye nabakunze, bizatuma ngaruka kubasura, kandi abantu bose ubu isi yose irabazi irabamenye. Nk'umuntu ashaka kubagurira nk'ikibwana cy'ingurube, cyangwa se ashaka wenda nko kubatera inkunga wenda runaka, kubera ko ibi muba mukoze muba mwerekanye ubwenge bwanyu. Hari igihe umuntu ashobora kubyigiraho, cyangwa se n'umuntu yakurikira iki kiganiro akagikora ati bano bahungu nubwo batangiye wenda ntibaragira imbere, reka mbatere inkunga. Mwanyemerera mugatanga nimero zanyu ku buryo umuntu yabakwiye. Ntabwo wazima umuntu ejo ashobora kutubera umukiriya. Nimero yanjye ni 0788 Yego, 20 80 98. murakoze cyane. Karimu yanjye ni 0786 666 7 3 tubashimire bakunzi ba Ubigireho TV. Twari mu karere ka Nyamasheke, umurenge harya umurenge wanyu witwa ngukira, umurenge wa Kanjongo. Imana ibaho umugisha. Astravista, twari turi kwiga ikijyanye n'imikorere, ariko ugakora ntacyo urebeyeho, ugakora ushaka kwiteza imbere. Ni byiza ko tuva hasi tugakora, cyane ko na leta y'u Rwanda ibidushishikariza gukora icyo bita kasi ni kasi. Turabashimiye, Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe na se wa Ubigireho TV Toneste. Astravista, bye bye.